Imana yambwiye ijambo rikomeye. Yambwiye ngo ikurinze kurogwa ubundi ugayinamirana ukazabigendera mu kagare. Imana yambwiye ngo ikurukanyo akagare. Wowe waruyinamiranye urayinamirana ukazabigendera mu kagare. Therefore dusters kugeze mu kwezi kwa gatandatu Imana ikurinze kugenda mu kagare. Ntago wabyumva. Rero hari imigambi mibi Imana ishwiragize. Kandi icya kabiri Imana imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo ikurinze gusazwa gusara ukirukanka manda usuka mu mazamaguru. Nabwo ntago wabyumva. Woherejwe imbaraga mbi kubita umutwe zawusatura the sanfo urirukanka umusazi ubundi uburambi w'abantu tro ku mugambi w'Imana. Rero umuntu uri mu mugambi w'Imana nawe wahagurutsa ibiturutse Nigeria ugagurutsa ibiturutse muri Tanzania ugahagurutsa ibintu bifite imbaraga n'ibiremwa ahubwo iyo twiringiye n'umuremyi. For a distance kaza wafora mu bantu Imana yimanye urimo. Mu mwikiriza nta kintu bitwaye. Mu mwikiriza nta kintu bitwaye. For a distance kaza ngo for erango ko twashe imbere y'Imana ishobora ibintu zose. Na for stickers awonanga era instance uriya muvandimwe wambaye rinete nyicira aho ngaho Imana yambwiye ngo igukuyeho urupfu byihuse. Wowe wambaye rinete the first dance wananga muri uku kwezi kwa kane Imana igukuyeho urupfu. Ntago wabyumva. Mubana Imana yimanye irakwimanye wa musore we. Ntago wabyumva. Imana irakwimanye the stance for enaonanga stickers awonanga. Nayo mbatangariza amakuru Imana dusenga ireba ibya none ikareba n'ibyejo ndetse n'ibisasa irareba ikareba kure. For edikazan stifo onanga tu isti ziwidika awananga tutikini wifo la restansi wa ana oningi fosti kaza onanga. Muzeyi ko mbwiwe n'Imana ngo ikurinze gupfa amaso ugapfa amaso bakaza bakurundata. Icyakora bamwe mu bose bakamwizera yabaye ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. The wananga umuntu wemeye Yesu n'ukuri afite indandite ebyiri. N'isi umubiri ariranga muntu dufite ariko no mwisi mwuka dufite iranga mu mikomoka ku Mana Data. Mwambuye ngo amen. Rero utangariza amakuru rero humura ikintu Imana yanditse kuri wewe yaracyanditse. Niuse umugabo witwa Yesu aratanga. Mwami ntapfa ntibavuga bavuga aratanga. Akimara gutanga ababwira kabiri. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Yesu aramubwira ngo wambaye amazi musamakaza bati kuri umuda ngo musamakaza ubugumbi babyambamo. Yesu aramubwira ngo yabuze umuntu wimye amaso ari avuga ati yo amazi ntanga ntabwo umuntu ongera kugira inyota ukundi. Musamakaza bati amazi utanga ntabwo umuntu ongera kugira inyota ukundi. None wambaye kuri ayo mazi iririba nirirerere kandi naho nturuka ni kure wenda sinazo yawugorukanga havu.
biza mu nyonge ijambo ryaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza. Ibi mu kuri igitare cyitwa icyaha. Hari undi muntu usanga mu gitabo cya kabiri cy'Abantu mu bice bitanu. Inama yarafite ikirere, icyo kirere cyari uburwayi, ariko hari igihe umuntu agira ikirere cyitwa icyaha akagira igitare kikamubaho n'umugore we ntabimenye n'imiryango ntibimenye akabimenyaho n'Imana ye. Rero uyu mugabo yarafite ikirere cyitwa icyaha, yarafite ubutare buri hejuru. Ise wabo cyangwa se umwami ntabwo ari kuvanaho icyo gitare kiri hejuru y'uwo mugabo w'ingabo z'Isiri, ariko kubera akana bari baravanye mu Isirayeli kabwegera mu akaruga ati nyamara bitegereje ngo na data buja mu kibembe kandi nanjye ibembe yabikirira yabishyira mu Isirayeli hari Imana ikize ibibembe nihuse. Uyu rero Isirayeli Yerusalemu kugira ngo genda wurira muri Yorodani karindwi bawumanuka amen. Kandi iyo usomye ubutumwa bwiza bwose bwanditse na Mariko kabiri, hari umuntu wari ufite ibitare bibiri. Yari afite igitare cyo kuba afite ubumuga, yari afite n'ikindi gitare cyitwa icyaha. Bibiri ivuga ngo aba bantu bane bazana iki kirema bagenda mu Yesu, ari kuko Yesu yateranaga ahantu hatatu. Yateranaga mu rusengero, agateranira mu nzu, agateranira no mu butayu. Icyo gihe rero yari yateraniye mu nzu, ariko uno munsi yateraniye hehe? Mu rusengero. Ambwira ngo amen. Rero uyu muntu baramuzana, bakimara kumuzana basanga umuryango waruzuye n'amadirishya yaruzuye. Barangije batobora aringaniye naho Yesu ari. Iki kirema rero bakimara kugereza kuri Yesu ntiyabanza kugikuraho igitare cy'ubumuga, abanza kugikuraho igitare cy'icyaha. Arakibwira ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibari. Namubwiye ngo amen. Imana twaje gusenga nta gitare yananirwa, ibitare byose Imana irabishoboye. Abanditsi babo bati umuntu arigereranyije aba bari ibyaha yaza bati mutangazwa nuko mvuze ngo ibyaha byari babwirira ijambo rya kabati bakema ndagutegetse byuka ikorera ikirebo cyese cyangwa Imana ikoherereze marayika abiri igitare nangiza agira guteka kica, kuko akibiri kigakomeza kigatera cyayirinda n'abandi bantu abibishese cyabayirimira. Rero ahita cyicaraho kuko yirimiye umuntu yabwati nyamara iki gitare cyari kiri hejuru ya runaka none kiragwira. Abibishese ati iyi ni ingaruka y'igitare cyari kiri kuri runaka, ariko nagirika akacyicaraho nuko nta ngaruka ziri buze. Nabwiye ngo amen. Imana ikohereza marayika abiri igitare. None uragira ngo uburwayi bwose gitare bagiye kwa muganga biranze zo gitare barabonanye biranga abandi ngo bagende Imana izagukiza uruya gusa igitare. Hari ibitare byinshi biri muri biterane, ariko ibitare bituri hejuru ntabwo byakurwaho na tante na tantine na shangazi na ahubwo gukurwaho n'Imana twaje gusenga. Namubwiye ngo amen. Imana rero ibindi bitare bizije bihuse rero bihuse ijambo twasomye. Uyu Yesu yaje matangariza amakuru ko yazigiye kuko icyaha kigeze kinjira kica kuri Eva ashuka Adamu, icyaha kiba kirinjira kinjiye Adamu na Eva bamurenge bihuse abana babyaye
abayishe abe abaramwishe abaramurangira byaba birindi Imana isa kurimbuza amazi isa kurimbuza umuriro Imana ibona umuntu yaremye ntabwo yamuremeye kurimbuka ahubwo yamuremeye ubugingo buhora najya gutangariza amakuru ntabwo Imana yakuremeye kurimbuka ahubwo yakuremeye ubugingo bugeze gutere buhora Imana iravuga ati ariko nubwo umuntu namuremye akaba arimo arapfira mu byanabira idikora ishirama mu ijuru haburamo umuntu n'umwe waza gucungura umwana w'umuntu nibwo Yohana yabibonye ararira habuze umuntu n'umwe Yesu azamura urutoki abati jyewe ndemera manuke bumbure kiriya gitabo meme ibimenyetso bigifatanyije igitabo cyari cyanditsemo nguki cyanditsemo ngo umuntu uzacungura umwana w'umuntu bazamutera imisumari mu biganza umuntu uzacungura umwana w'umuntu bazamukubita inkoni wesheje iminyururu zazamukana n'uruhu n'inyama n'abaso bidudubise izabati ngewe nsemera babimpere ariko umwana w'umuntu nzamucungure cyari cyanditsemo ngo umuntu uzacungura umwana w'umuntu bazamwambika ikamba ry'amahwa mu mutwe iwa rigenda ricengere no mu bwonko Yesu abati ngiye nzemera iyowa rincengere no mu bwonko ariko umwana w'umuntu nzamucungure umwana w'umuntu azababazwa ariko Yesu abati nzemera mbabaza nayo mbatangariza amakuru kuba Yesu yaraje ntago yaje atabizi yaje azi ko azahura n'imibabaro ariko umwana w'umuntu akajya akamucungura tubereze icyo yarakoze Yesu tumukomere mu makira cy'ibitwaye nihuse Yesu akimara kubyemera Imana iducisha mu bahanuzi gisomye Yesaya 9:5 ngo dore umwana w'umuntu atuvukira ubutware bwe buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza azitwa Imana ikomeye Yesaya aramuvuga afata mu boye umugabo umwe witwa Mika nawe yaramuhanuye mu bahanuzi bato avuga ngo Betemu nubwo uri gatoya ariko azakomokamo umwami na Mika afata mu boye cyokoze umuntu wamuteruye n'umusaza Simiyoni yaramutera bati sezere umugaragu wawe iki amahoro shazavuga ngo nta kintu Imana ikora itakimenyesheje intore zawe zitakira ku manywa na ryari na nijoro nihuse Imana iravuga ati rero cyakinjira cyaciye ku mugore none nagakiza ngiye gacisha ku mugore mbibutse ko aho umupira urengewe nunawe urengurirwa ko mwabyumvishara Imana rero agakiza ku mugore witwa Mariya ku mukobwa witwa Mariya nihuse Yosefu aza kumushaka nihuse igihe kiza kugera ajya kubyarira i Betlehemandi manuzi muto witwa Mika yanuye Yesu aravuka nihuse igihe kiza kugera arakura aza gutoranya abigishwa 12 nihuse igihe cyo gucungura umwana w'umuntu kigeze Yesu bamucisha mu nyiko zijya muri 7 kwa Pilato kwa Gava ku batangi bakorera bamucisha banga hose bamurega ariko bamurega amafuti Yesu Pilato novuga atariko uyu mugabo ndabona ntacyafite nihuse abatangi bakuru babwira abaturage bavuga atariko muvuge nibasaba kubambura umuntu nibabambure Yesu ubwo babambure Baraba ayo data we Pilato atariko tubambe Yesu tubambure Baraba atoya ati oya ahubwo Yesu mubambe ahubwo Baraba mubambure turashimira Imana ibyaha byacu nibyo Yesu yishyizeho ajya ku musaraba arabambwa nihuse uyu mugabo witwa Yesu bamujyanye Nyabihanga abantu babambaga abagome bamujyana ku Karubanda uyu mugabo witwa Yesu baramumanika hejuru uyu mugabo witwa Yesu bamuteye imisumari mu biganza arababara ababazwa natwe uyu mugabo witwa Yesu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe
bicengera no mu bwonko. Yesu ntiyatwihakana. Uyu mugabo witwa Yesu bamukubise inkoni nyinshi, umubiri we urashwanyagurika, ariko Yesu ntiyatwihakana. Uyu mugabo witwa Yesu bamubambara n'ibisambo bibiri, igisambo kimwe yabaye ariko wakwivanye ku musaraba ukikiza natwe ukadukiza. Undi ababaye ariko uyu mugabo witwa Yesu kumurenganyije ko twebwe tuzira ibyaha twakoze, uyu mugabo ko nta cyaha yakoze. Aba ahubwo mwami nugira mu ijuru ryawe uzagire gute, uzanyibuke nihuse. Yesu aramubwira ati uyu munsi turubane muri paradiso. Nihuse rero Yesu igihe kiza kugera, bandika hejuru ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Bafata Mubihindure ahubwo muvuge ngo yiyise umwami w'Abayuda. Baravuga ngo icyo nanditse naracyanditse, rero ngutangariza amakuru. Ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe ntabwo kizahinduka, yaracyanditse. Ntabwo amakuru n'ikoni bazabihindura, nubwo abarozi bazabihindura, ntabwo abapfumu bazabihindura. No, bazakuroga nimba Imana yaranditse kutazicwa n'uburozi, Imana ikurogora. Bazagutega nimba Imana yaranditse kutazicwa n'ibitegano, uzabirenga. Datafo ni wananga. Bazakuvuma nimba Imana yaranditse kutazicwa n'imivumo, Imana ikuvumure. Distance wananga. Twebwe abakoni baratwitiranya. Twebwe ntabwo dufitanye isano nabo, twebwe dufitanye isano n'ijuru. Yohana yavuze ngo kirimo 12 yaravuze ngo icyakora bamwe mu bose bakamwizera yabahaye ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. De wananga uyu muntu wemeye Yesu n'ukuri afite indandite ebyiri. Mwisi umubiri ariranga muntu dufite, ariko no mwisi mwuka dufite iranga mu mikomoka ku Mana Data. Mwambugira ngo amen. Rero utangariza amakuru rero, humura ikintu Imana yanditse kuri wewe yaracyanditse. Nihuse umugabo witwa Yesu aratanga. Mwami ntapfa bavuga aratanga. Akimara gutanga ababwira kabiri. Nihuse umusirikare umwe mu basirikare barereshaga ijisho rimwe. Uwo musirikare yitwa Longinus, afata icumu arimutera mu rubavu. Ariko abandi bagiye bamukubita inkoni, bamukura amatwi, bamukura n'ubwanwa. Ngewe ntacyo nakoze, kanange ngira ikintu nkora de atagenda gucyo cyenyege bavuga ko ndi n'umusivili. Ngamutera icumu, uyu Longinus arimutera mu rubavu, ahita avamo amazi avanze n'amaraso, ahita amugwa mu maso. Bati uyu mugabo witwa Yesu ni umwana w'Imana. Bamurenganyije ni umwana w'Imana. Turashimira Imana. Amaraso ya Yesu arakiza, amaraso ya Yesu arabora. Ntabwo Imana ijya yita ku makosa yacu, nta nubwo ijya yita ku byaha twakoze. Iyo uciye bugufi Imana irakwemera. Uyu mugabo witwa Longinus ahita abona bati ni umwana w'Imana, ahita agenda byamamaza. Nihuse Yesu aratanga. Kimara gutanga ababwira kabiri, ibishyitsi ibituro byawe biramenagurika, barazuka. Nihuse umugabo umwe witwa Yosefu w'Abarimatani dusanga muri Matayo 27:27. Yosefu w'Abarimatani yari inshuti na Yesu yarwihishwa. Babifashe kuko birivuga aba Yosefu batatu. Hari Yosefu dusanga mu Itangira 3:9, hari n'uyu Yosefu umugabo wa Mariya, hari n'uyu Yosefu wagiye gusaba Pilato intumbi ya Yesu w'Abarimatani, yari umukire. Bibiri ivuga ngo rero yagiye abwira Pilato ngo ati Pilato, ndagusaba intumbi ya Yesu njya kumushyingura. Uyu mugabo witwa Yosefu w'Abarimatani yarakogoshe imva mu rutare, arayikorogoshora aravuga ati imva niyo ngomba kuzashyingurwamo. Bibutse ko muri kiriya gihe iyo wageraga mu zabukuru washakaga imva hafi y'urugo. Urumva Imana ishimwa ko muri iki gihe bitariho. Uzi gusohoka ureba imva aho ngaho wahiturangira hako waretse wakwisanga wapfuye ariko ntiwarwishyira, ariko waresera. Yosefu yakurogoshe imva mu rutara aho ngaho. Akimara kuyikorogoshora bati imva nzayishingurwamo.
yihuse rero amenya amakuru ko inshuti ye Yesu yatanze, kandi Yesu yatanze akiri muto, yatanze adashaje. Ariko se ubundi yari gushaka imva yo kumara iki? None imva yari gushaka nihuse ngo aragenda yakapirata intumbi ya Yesu, ngo aragenda amushyira mu mva ye yakorogoshe mu rutare, ngo abirindira itare, arangije arigendera nihuse. Rero baragiye, abasirikare baragiye bajya ku bashafu wabo, barabwira ati ariko uriya mugabo witwa Yesu yavuze ngo ko azazuka, kandi ntabwo azazuka, ahubwo abigishwa bazamwiba. Ngo yavuze ngo mu minsi itatu azabazukira, azuka byaye, ahubwo bari abigishwa be, bari aba Petero na Yohana, bari aba Matayo bazamwiba. Ahubwo mushaka abasirikare bazi kurinda, babandi basinye ipa akurabirana, murinde maze turebe. Bibiliya ivuze iki? Bararinze ku munsi wa mbere, barinda ku munsi wa kabiri, barinze ku munsi wa gatatu w'iminsi irindwi. Bagiye kubona babona marayika aramanutse aririmbira igitare akicaraho. Mwamvuye ngo amen. Rero muri iri teraniro Imana igira ibitare ibirindura nirangiza ibyicareho. Urabona bari bavuze ati ariko nawe uriya mugabo witwa Yesu yazuka, anazutse ntiyashobora no kuvamo, kiriya gitare twashyize hose ntiyakivamo. Ikindi igitare ntagicika se twebwe araducika. Mwabyumvise? Ariko marayika yaramanutse ahita abirindura igitare akicaraho. Abasirikare babwiye igihumure bariruka bagera babwira ati aba mugabo twarindaga ntabwo abigishwa bamwibye yasutse. Turashimira Imana, uyu mugabo witwa Yesu waducunguye yarapfuye arasuka. Ni wa stansi wananga. Nacyo gutangariza amakuru, akimara kuzuka yazukanye n'abandi bari barapfuye, kuko Yesu ari kumanuka ajya ikuzimu, yarimo aragenda afungurira abera. Harabera Satani yari yagiye afungirana. Rero Yesu yambura urufunguzo Satani aragenda afungura abera. Yesu azuka, yazukanye n'abari barapfuye. Nimuhumure, abacu bapfuye bazazuka, kandi natwe nituva mu mubiri tuzazuka, kuko imfura yacu mu bazutse yarazutse yitwa Yesu. Reka dusenge, shaka dusenga. Dusenga tukabwira Imana ikohereza marayika akabindira igitare agakicaraho. Nibyo zamuna bazani. Imana yohereza marayika abirindira igitare akicareho. Hanyuma tugiye gusenga. Mwavuye ngo amen. Hanyuma tugiye gusenga muri ubu buryo ndagira ngo dusenge. Reka mabwire, ntago twaje imbere y'umuyobozi, mwabyumvise? Ntago twaje imbere y'umuyobozi wa korali, ntabwo twaje imbere y'abantu, twaje imbere y'Imana. Kandi mbibutse, ntabwo Imana ireba uyu mubiri nambitse ikote rya kuruwaze. Uyu mubiri nambitse ikote rya kuruwaze imunyu zizawataka. Abyumvise se? Ariko umuntu uri imbere azahora mirere na mirere. Mwavuye ngo amen. Rero iyo ugeze imbere y'Imana, Yesu arabanza akita ku muntu uri imbere, kuko niwe uzamubona. Umugore nashatse n'abana Imana yampaye ni munyongera, yishatse iranabikwima n'ubushake bwayo. Mwabyumvise? Ariko ntago wajya guhaha ngo ubura n'inyongezo. No, barakongeza cyangwa bakabyihorera. Fa kuba baguze. Mwabyumvise? Rero ndashaka ko dusenga tukabwira Imana ngo itubirinde ibitare byicariho. Hanyuma ndashaka gusenga muri ubu buryo. None se uyu muntu utari wakizwa si igitare mwo gahekamwe? Si igitare. Nubwo waba ufite ibindi byifuzo, uragira ngo uyu marayika yabanza akabirindura ibitare bya bindi by'ibyifuzo, ahubwo arabanza akabirindura igitare cyitwa icyaha. Kuko Yesu yanga icyaha ariko we ntago akwanga. Ubwo ntago mubyumvishe. Kandi rero uyu muntu utari wakizwa afite igitare cyitwa icyaha. Mwabyumvishe? N'uyu muntu wasubiye inyuma, agasubira inyuma, nawe icyo ni igitare kimuriho. Nubwo waba ufite ibindi banza, agagukura aho inyuma wagiye
akakuzana imbere, yamara kukuzana imbere yarangiza agakora n'ibindi bikwiye gukorwa ariko yabanje kukwiyegereza. Ako rero aho dusenga rero shaka dusenga tubibwire ngo Mana twereze marayika birindira igitare akicereho. Uyu muntu utari wakizwa n'umuntu wasubiye inyuma bazamura ikiganza tumusengere kubw'umwihariko imwaga undi komereza byo birandeba se. Umuntu utari wakizwa n'umuntu wasubiye inyuma mwakomye Imana amashyi. Twaje imbere y'Imana muririmbyi yararirimbye w'ijana na 149 igitero cye cya 4 mu gushimisha yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye ni kwibunda nakwiri. Hanyuze ngo nari umugome kwimesa ambambirwa ku musaraba. Imana iragukunda icyo yanga nica kandi ntabwo wari wagera ahantu Satani atarasa imyambi, ahantu uri Satani araharasa. Ikintu Imana izatuza kuko twumvisha ariko nitwumvira. Ni Imana izakuza ariko niwumva ukumvira nukuri ibyiza byo mu gihugu uzabirya. Hanyuma abantu baza mu biganza baza tubasengere. Bafuka manga ntakiri bitwaye. Ntawe ndusigaye. Ntawe ndusigaye. Ntawe nubizi. Kubasubiye inyuma ntawe ubizi. Nese urumva marayika araza kubirindura igitare cy'ubushumeri kandi nturayakizwa. Marayika araza birindira igitare cyo kutinda gushaka kandi urabizi wasubiye inyuma. Urumva atari kibazo. Ndashaka ko dusenga katubanza dusengera abangaba nibo naho nyine koko mwimba mwatinye na kamera bayizimye nakiri bitwaye ikintu bitwaye ariko dusenge tubwire Imana igira ibitarigira guteye ibirindura. Ako mwabyumvishe hemwe tubwire Imana ibirindira ibitari ibyicare mu izina rya Yesu. Nyamara uyu mwanya ni ugize amasengesho. Ngewe ubahagaze imbere ibyo mukeneye mbifite nabibaha. Mwabyumvishe se? Ariko Imana twaje imbere ntabwo ibanza kureba ibyo dukeneye ahubwo urabanza ikareba mu mitima ariko abantu ndimo ndashaka guha ubundi bameze bate. Mwabyumvishe? Imana rero irabanza ikeza imitima n'ibindi kabikora. Ako mwabyumvishe ra? Reka dusengera abangaba. Mushumba ngwino usengera abangaba nangira ibindi sengera. Mana turagushimiye mu byicaro byanyu. Yesu yaravuze ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi utazabona ishyano rirutaye iya mbere. Sibyo yemwe? Abantu batari bakizwa baraza gukurikirana amatangazo y'umushumba n'abantu basubiye inyuma barakurikirana kugira ngo bongere bagaruke. Sibyo? Mwamugiye ngo amen. Rero ndashaka ko dusenga rero tukabwira Imana ikagira ibitarigira guteye ibirinduro. Hanyuma nakomeje kubwirwa n'Imana uriya mubyeyi munini Mana we uriya mubyeyi munini wicaye ahantu bari kugiragira gutya. Imana yambwiye ijambo rikomeye. Imana yambwiye ngo ikurinze uburwayi bwakumaza mu bitaro umwaka urenga. De fora stance wananga. N'uburwayi bukomeye kuko wari urwaye muri iki gihugu birananirana bakujyana no hanze. Abyumishe Imana yambwiye ngo rero ibukubitiye kuri. Imana no kuri ubana Imana irengeye urimo dafo ni wiristika zabona nga foraye kandi mu nda yawe hari ikintu Imana ikozemo. Mu nda yawe Imana igize ikintu ikoramo. Nabyumvishije mwamugiye ngo amen. Dusenga Imana ivuga inanakora. Igera gute ivuga ikora. Hanyuma wowe mushiki wacu wambaye ikanzu ijya gusa nk'umukara. Wabyumvishe? Imana yambwiye ijambo rikomeye. Yambwiye ngo ikurinze kurogwa ubundi ugahinamirana ukazabigendera mu kagare. Imana yambwiye ngo ikurukanyo akagare.
wowe waruhinamiranye urahinamira ukazajya nawe kagare defo edastas kugeza mu kwezi kwa gatandatu Imana ikurinze kugenda mu kagare ntago wabyumva rero hari imigambi mibi Imana ishwiragize kandi icya kabiri Imana imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo ikurinze gusazwa gusara ukirukanka Imana usuka mu mazamaguru nabwo ntago wabyumva defo woherejwe imbaraga mbi kubita umutwe zawusatura de sanfo urirukanka umusazi ubundi ubwo uri kunyumva wowe wambaye ikanzu y'umukara ukuntu Imana ikurinze ibisazi muririmbye ararimbye ngo ntago tubaye ku mugambi w'abantu ahubwo tubaye ku mugambi w'Imana defo tetewa stansiwa nanga erafo kubwo ntago turo ku mugambi w'abantu turo ku mugambi w'Imana rero umuntu uri mu mugambi w'Imana nawe wahagurutsa ibiturutse Nigeria ugahagurutsa ibiturutse muri Tanzania ugahagurutsa ibintu bifite imbaraga ni ibiremwa ahubwo iyo twiringiye n'umuremyi defo edastansi kaza wafora mu bantu Imana yimanye urimo mu mwikiriza nta kintu bitwaye mu mwikiriza nta kintu bitwaye defo edastansi kaza ngo fo erango ko twetefo twashe imbere y'Imana ishobora ibintu zose na fostika zaonanga era instance uriya muvandimwe wambaye rinete nyicira aho ngaho Imana yambwiye ngo igukuyeho urupfu byihuse wowe wambaye rinete the first dance wananga muri uku kwezi kwa kane Imana igukuyeho urupfu ntabwo wabyumva mubana Imana yimanye irakwimanye wa musore we ntabwo wabyumva Imana irakwimanye distance for enaonanga stickers aonanga nayo mbatangariza amakuru Imana dusenga ireba ibya none ikareba n'ibyejo ndetse n'ibisasa defo irareba ikareba kure edafo edikazan stifo onanga tu isti ziwidika awananga tutikini wifo la restansi wa ana oningi fosti kaza onanga muzeyi ko mbwiwe n'Imana ngo ikurinze gupfa amaso ugapfa amaso bakaza bakurundata ko kundi bagenda barondasa umuntu Imana ikurinze kurondatwa wowe dore ko wangwa na Satani undi Satani se yarawukunda ubundi arware tumutu adufiteho marambwiye ngo a distance for dore narimbonye the phone ni wa stance wananga utangwa 50 niyo bari bakujije we batanga mu bapfu kugira ngo ubimpumyira rero Imana ambwiye ngo abo bakonikoni baraririye ubusa ntago imigambi hamwe nta nubwo isohoye for iwa stansi wananga fora dufite Imana ishobora ibintu byose baragenda bagatanga ibiguzi byabo bagatanga amafaranga bakarindira ko ibyo bagambire byakozwe naho basanze ikiremwa nabo ni ibiremwa basanze n'ikiremwa ariko twebwe twiringiye umuremyi rero na defo na kintu bashobora kudutwara radusenga daze first dance wananga reka dusenge tubwire Imana ngo birindura ibitare ubyicareho ngenda shaho ngiye gusengera ibyifuzo defo waba urwaye mwabyushe uba nta kazi ufite mwabyushe waba waranataranitse n'ukaranika byaraje utari wanashaka waba waranashatse nta n'umwana ukamara umwaka umwe 2 ibyo nabyo ni bitare yaburijwe n'ubukode yabukora ni weekend ndashaka gusengera ibyo bintu byose by'ibyo bitare
tubwire marayika abirindura agira gute abyicareho. Umuntu wese n'ikivuzo cyahaguruka dusenge. Ariko uriya muvandimwe ku ruhande Imana yambwiye ngo ikurinze impanuka ikomeye. Wari ubanye n'ubumuga runaka, waracitse amaguru, kuko nari mbonye nta n'amaboko ugira. Imana ikurinze impanuka ikomeye ukabana n'ubumuga bwa mirere na mirere. Et dans ces cas, oui, des kids, oui, faut anaona dans ces cas, aonanga fora. Imana yambwiye ngo ukubaho bimubaza Satani n'abakozi biwe. Imana yambwiye ngo irakwimanya. Ugeze gute? Kandi urugendo Imana irimo irategura. Ivanyemo inzitizi. Nukuri hari urugendo Imana iguteguriye. Kandi ntabwo uzagenda na kwasiteri cyangwa tagisi. Imana yambwiye ngo uzagenda na Rwandair. Imana yambwiye ngo uzayihagararire aho ngaho. Ndashaka ko dusenga twibwira ngo Mana birindura ibitaro byicareho. Wabyushe urumva ndimo ndabikusanyiriza rimwe kuko nakugenda amagara bikico ya ariko ndashaka kubikusanyiriza rimwe nawe wumva ukuntu ndimo ndasenga ubyumve nawe usenga kandi ako nabigeranira reka dusenga. Uwiteka w'Imana ikomeye ika abizi bitare abyicare mu Yesu esaso enango stikaze wananga. Haleluya, haleluya. Senga urubyiruko rwacu uruciga ndasenze wangu muri iteraniro aba bamwe babazanya amanota atari meza kubera ibitare bibariho. Mpamagaye marayika abirinda ibyo bitare abyicareho before erango stikaze wananga. Abadukomoka n'abazadukomokaho tubasomye ubwenge umwuka w'ubuswa turawirukanye turamuswiragije. Era lastifo enanga twamagaye imbaraga z'Imana, twamagaye ubushobozi, twamagaye ubutwari, turasenze muri uyu mwanya w'iteka. Twamagaye marayika abirinda igitare akicara before erastasi wananga. Urubyiruko rwacu rugiye cyo gushaka abakobwa n'abasenda baseye imivumo babavumye bavumuje amaraso Yesu, imitongero babatongereye bavumuje amaraso Yesu. Era lastifa umwanda wasizwe bavumuje amaraso Yesu. Era lastika zawonanga abatwaye imyenda bavumuje amaraso Yesu, imitongero batongerewe bavumuje amaraso Yesu. Era lastifa ndarisima ndarisubushobozi ndarisubutwara bafashaho ibyo bitaro babashizeho bikuje imbaraga z'Imana n'amagaye ubushobozi. Latifo enango stikazaho bafara wa nawe niba bagaho nk'abandi niba baba ababyeyi nk'abandi. Before enanga stifa nugira ibitaro biri no ku basore bimenyekane uyu munsi ari ibintu before erastasi izina rya Yesu. Senya y'umuntu washatse atiza gusara kinacyo ni igitare. Icyo gitare tukimurindisha imbaraga z'Imana. Twamagaye marayika n'izina rya Yesu cyo kutabisara muri iri teraniro nsabye kusara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Musabiye guheka naheka ngo nakobwa amaboko yawe Uwiteka narema ibintu bifatika muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara Imana. Senya y'umuntu afite akazi iki nacyo ni igitare yirukanye umwuka w'ubushuhe muri iri teraniro ndawushwiragije. Ibiganza mbisabiye kwakira, mbisabiye gufata izo ntoki ndazirukanye ndazishwiragije katika kwa jina la Yesu. Muri iri teraniro Uwiteka birindira ibitare by'ubushumeri nurangiza ubyicareho mu izina rya Yesu Kristo. Senya nawe afite akazi ariko defoye wananga erafoye wa abacuruza n'ibigende nabyo ni ibitare birindira ibitare ubyicareho. Senya
urugendo ufite akasi Rastafo abatwara barinda impanuka Rastafo ni wananga abandi barinda gereza abandi barinda kwirukanwa mu kasi twiragije imigambi y'abadayimoni katika kwa jina la Yesu Rastafo enango tuwindi kifo enango ya ndasenze Uwiteka amaboko yawe nagera kuri abagabo abarengere amaboko yawe nagera kuri ababyeyi abarengere amaboko yawe nagera kuri abakobwa abarengere amaboko yawe nagera kuri abasore abarengere ndasenze muri uyu mwanya uhindura ibitare nurangiza ubyicaro turagushimiye kuko wumvishe gusenga ukamukozi bitusaba turekura ubwatsi tuwukora mu mashyi tukuvugisha impundu mu izina rya Yesu amen. Abantu bumvishe Imana bati haleluya. Ugihagaze niba waje kubohoka Imana ikubohore, niba waje kwakira imbaraga Imana iguha imbaraga, niba waje kwakira amavuta Imana iguha amavuta, niba waje kwakira ubutabazi Imana igutabare. Reka Imana ikore ku buzima bwawe, ikore ku mubiri. Nuhinyura ibintu ntizagusohoraho, nuhinyura ibintu ntuzabibona. Jyuza imbere y'Imana uze kwakira amavuta, rambura ibiganza upfukamye. Birashoboka ko waba uruziya ipine ushaka gupfukama uri, icy'ingenzi ni uko utereta Imana, Imana ikakurwanira, Imana ikakurengera, Imana ikagutabara. Muri uyu mwanya Imana nisiba inzobo bagucukuriye, Imana nivunagura imiheto Imana nivunagura imiheto yari yiteguye kukurasa, Imana nivunagura imyambi. Akira ubutabazi bw'Imana, imbaraga z'Imana nizihindura ubuzima. Turananiza ikintu cyose cyari kikuriho, turananiza ikintu cyose cyari kiri ku buzima bwawe, turananiza ikintu cyose cyakuboshe. Taraza y'abasosaze tambura amaboko yawe. Imbaraga z'Imana zikora ibintu bidasanzwe, imbaraga z'Imana zikubohore, imbaraga z'Imana zigukoreho. Ngisenga umuriro w'Imana uje ku buzima bwawe, ngisenga nambuye ububasha imbaraga z'abarozi, ngisenga nambuye ububasha imbaraga z'abakonikoni, ngisenga hari ibyo twavuye agaciro. Turakubita ikintu cyose mu izina rya Yesu, turakubita ikintu cyose kizingiye ku mubiri wawe, kizingiye mu buzima bwawe, kizingiye kuri wewe. Ngisenga ndambura imbaraga umwijima, ngisenga ndashyiraho itandukaniro, ngisenga ndashyiraho agaciro wari warataye, ngisenga turazamura ibendera ry'ubuzima. Zamura isengesho. Imana ikomeye, sota ya zaraketa, Imana ifite imbaraga, kirere cyawe, Imana ifite ubushobozi, Imana gusenga, Imana idahinduka, Imana ishobora ibintu byose. Lastifo enango ubwoko bwawe bupfukamye imbere yawe, ibyifuzo bafite igitare kimeze ntago imiryango yagira icyo ibikoraho, nta nubwo inshuti zagira icyo zibikoraho. Ariko Uwiteka twaje imbere yawe, ufite icyo wabikoraho. Hari agasuzuguro turambiwe, hari agasuzuguro turambiwe, abagabo ari agasuzuguro barambiwe, abasore ari agasuzuguro barambiwe, abakobwa ari agasuzuguro barambiwe, abasore ari agasuzuguro barambiwe.
hasi ikazango fora turakubita hasi kufa era Yesu witeka nibugaragare n'ubukorere bwa bushobozi wagaragaje ku Petero ukamuvana muri gereza uva n'imbaraga bwa bushobozi wakoresheje ukaza ukabwira umuntu wari umaze imyaka 30 ukavuga ngo ndagutegetse ubwo bushobozi turaharise muri iri teraniro bwa bushobozi wagaragaje ku mugore w'umupfakazi afite ideni ukamwishyurira sabye ubushobozi muri iri teraniro ishyurira abantu amadeni gira ibintu urema rinda abantu kwirukanwa mu kazi barinda akagambane barinda ibifungo iyo migambi y'abadayimoni turayirukanye muri iri teraniro duhamagaye imbaraga z'Imana duhamagaye ubushobozi duhamagaye ubutware rastafari uyu mwanya twafashe wo gusenga utandukanye n'andi masengesho twasenze aya masengesho dusabyemo ikinyuranyo dafa enangafora reka abagabo babone ikinyuranyo cy'aya masengesho reka ababyeyi n'abakobwa n'abasore babone ikinyuranyo turasenze Uwiteka muhindura amateka ashaje nuyasingura andi mateka mashyashya turagushimiye wumvishe gusenga tugukuye amashyi tukuvugisha impundu mu izina ryawe Yesu hagarara ku maguru yawe Haleluya ndabona hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe ndabona hari